Halo nshuti z'amadrini mando ubuntu bw'Imana bubane namwe ndabashuje ndabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo ndacyabakunda namwe ndabizi ko mu nkunda mfite abantu bankunda mwese murankunda nta kuntu wa subscribing ukaguma hano nkabura nkamara amezi 7 nkazagaruka ugiharuka butankunda so mwibare rero urukundo ndarubona kandi nanjye ndabakunda witeka Imana akomeze kutwishimira nicyo cy'ingenzi kuko nkuko njya mbabwira twakijijwe kujya mu ijuru mureke mbanze mbashimire rero nanone ko mukomeje kureba video zanje baceya abakomentinga n'ubuntu bw'Imana kandi n'ukuri buri ukomentinze ngerageza kumusubiza ndamusubiza ahubwo rero mbasabe rwose mumfashe ngeze ijya abasubscriber 1000 ndebe numve kuntu bimera numva usanga ni 1000 n'icyuzura nyine nayo hari yindi level tuzaba tugezeho wenda simbizi ntago nzi ibintu bya social media yewe n'abakora amafaranga kuri iyi mihanda nkuko muyitage ntabyo nzi nta nubwo kuko abasubscribe 1000 se mwumve ngo ntabyo nzi ariko icyo nshyira imbere cyane ni umutima w'Imana nuko Mwuka Wera avugana n'abantu nibyo nitaho ibyo bindi nibinashoboka nanjye byambera ariko kuba bitarashoboka nanone Imana ni nkuru rero mumfashe tugeze 1000 nabonye habura abantu nk'umunani kandi ndabyizeye ko bari bugere kuko ni aho nongeye kugarukira mbona ngira ngo abantu nk'abane bamaze gusubscribing so rero ubuntu bw'Imana bukomeze bane na kuko nababwiye rero umunsi mfite ndashaka kubaha story kuba ubuhamya mpereye mu mizi kwanza zajya mvuga akantu gato ariko nkasobanure neza kugira ngo hagire uba inspired hagire uwumva mfite imirimo y'Imana mu buzima bwanjye nanjye ntazi ko nayivuga nubwo wampa umunsi wose ngo nk'ubuhamya numva waba udahagije niyo nkora amasengesho yo gushima Imana kuvuga gushima gusa ndasenga nkavo nkasoza nk'igice numva kuko buri kintu n'abana banje ubwabo bivuze ngo reka nshima Imana kubyo yakoze ku mwana umwe wenyine namara isaha ndimo gusenga ntarabisoza rero mfite imirimo y'Imana mu buzima bwanjye kandi nakwifuza ko bigira icyo bifasha undi muntu reka tujye tuvuga ibyiza kuko hari abavuga ibibi bikamamara cyane reka jewe nzajya mbabwira imirimo y'Imana ibyo yakoze n'ibyo kirimo gukora shaka kubabwira ikintu cyo kuba umutesi kubura aho ngaho nyine uri umutesi wumva hari ibintu utashobora mbese wumva nyine kuntu Imana igi gukuramo ubutesi hari ukuntu Imana iguterura ahantu ikagutereka ahandi kubera ko ibibona ibizaba imbere ibibona ko ibintu ishaka kuzagukoresha bitazavamo no gumana ubwo butesi bwa mbere umutware wanjye witabye Imana ikomeze kumuhira ubuko ridashira aje muri Amerika nkasigara muri Afrika ikintu cya mbere cyangoye kwari ukuba najya mu nzu nkaryama nkasinzira kubera ko kuri jewe yari uburinzi na kwa kundi umuntu agenda ngo yagiye kure yagiye mu ntara kaza igihe cyagiye amasaha yagiye cyangwa byagenze bite nta kibazo cyabaga gihari kuko nabaga nzi ngo ari mu nzira yaraza nashoboraga kuryama nkasinzira ariko maze kumenya yuko ubu nta uhari n'igege nyine uhari byaranguye kuryama nkasinzira akantu kakubitaga kwibati nkavuga ntubu turashize abajura barinjiye nta kundi icyo gihe nari ntwite umwana wa kabiri mbese wumve ngo nahoranaga ubwoba akantu kakubita ku rugi kubera ko ntasinziriye amatwi yose yashyize hanze nkavuga nti nta kundi abajura barinjiye turashize nkitegura nkumviriza nkaceceka icyo gihe nakibayemo nk'amezi 2 kugeza igihe ngira ngo navuze sinibuka niba ari gihe wafashe umwanzuro ariko ngira ngo ni Imana yahisemo ko ndavuga ariko ibi bintu
ubona nzabivamo gute? Ntago nazabivamo. Iyi ni realite, niko bimeze. Ni jyewe umuntu mukuru uri mu nzu. Ubu ni cyaba cyose ni jyewe bahamagara, jyewe bakenera ko njya imbere. Imana iramfasha, ndabyuka mbivamo numva ndakomeye, ahubwo hagira agakubita ku rugi nkumva ndashaka gukingura urugi rw'icyumba, ngende njye muri saro nkureho itara mbanze nishe nk'inyuma y'urudo ndebe niba hari ikintu kiri hanze. Hari ukuntu rero hari ibintu Imana ikora mu buzima bwacu kubera yuko ishaka kudukuramo ubutesi, kuko ibona ko ubwo butesi ahantu urimo kujya butazakugira ikintu bugukorera, butazagira icyo bukumarira. Ntago nzi uwundi urimo kuvugana nawe, ntago nzi uri bwiyumve muri iyi nkuru ntoya mbahaye, ariko hari ibintu Imana ikora mu buzima bwacu kugira ngo idukura ahantu twari dutwara abatesi dutese cyane, kubera ko ibona ko ubwo butesi intambara wenda y'umwuka ugiye guhura nayo utazabishobora uri muri ubwo butesi. So ikavuga iti rero kanshyireho ikintu gituma haguruka hano hantu, yambara imbaraga, akomera, ashira amanga, bumurwanyi, kubera yuko aho agiye kwinjira akeneye imbaraga, rasike tayama. Ndashima Imana ko yankuye muri ubwo butesi, kubera yuko ibyari biri imbere byari bikomeye. Iyo bisanga nkifite ubwo butesi bwo gutinya, bwo kwicara hamwe, bwo nkarira gusa, ntago byari kuvamo. Nzababwira rero icyakurikiyeho nyuma yo kuva mu butesi n'ukuntu ninjiye mu ntambara ya mbere. By we mwabantu mwe nanditse igitabo, abantu bashobora gusoma icyongereza, ni ukuri ko gatabo no mu Rwanda mfiteyo kopi. Cyitwa Grateful Widow, no kuri Amazon kirahari, abandeba muri mu bihugu by'amahanga abashobora ku accessinga Amazon bitabagoye.